guys, hello friend and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Mbahaye ikaze kuri Savjyd TV, njyewe uri kubaha ikaze, amazina yanjye nitwa Sandrine iriho Rwibutso. Ni njyewe tugiye kuzajya tubana kuri iyi channel mu biganiro bitandukanye, vlog, prank n'ibindi byinshi, kubigisha guteka ku byo nzi, nkabaha ibitekerezo namwe mukampa ibitekerezo mukanyunganira. Njyewe tugiye kuzajya tubana dusharinga ibitekerezo, tugire gute, tumarane irungu, nibyo mbifuriza, ariko cyane cyane nzabikora neza cyangwa cyane bigizemo uruhare namwe, kuko ni mwebwe muzantera imbaraga munsapotinga. Niba uri mushya rero kanda kuri subscribe, uduhe like niba wabikunze, wibuke no gusiga comment umbwire ikintu ushaka yuko ubutaha tuzaganiraho. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ni ibintu byo mu buzima busanzwe, ariko cyane cyane birareba abantu bubatse cyangwa se n'abateganya kuzubaka, kuko ndumva uyu munsi nateguye kubaha ikiganiro kijyanye n'umuryango, uko twakwita ku ngo zacu nk'abadamu, cyangwa se uko twakwita ku miryango yacu nk'abamama, n'uko twagira uruhare mu iterambere ry'urugo dufasha abatware bacu. Murakoze rero, nimuze tubane. Ni byinshi twavuga cyangwa se ni byinshi twakwiga. Kubaka ni uguhora umuntu yiga, ariko uyu munsi nashatse ko twarebera hamwe ku kijyanye n'isuku yo mu rugo no kubaha, kuko buriya urugo rugizwe n'inkingi nyinshi, ariko nkatwe nk'abadamu ibintu bitureba ibyinshi cyangwa se iby'ingenzi cyane tuba tugomba kwitaho harimo kubaha, harimo kugira isuku, harimo guca bugufi. Ni byinshi ariko turagenda tureba kuri bimwe na bimwe. Badamu, babyeyi beza, ba mutima w'urugo, ntago buriya izina mutima w'urugo ari ugupfa kuryitwa, cyangwa ntago ryapfuye kuza gusa. Impamvu barebye bakabona ko umudamu ari umutima w'urugo, ni uko umugore ari we rugo, kandi umugore nyine niwe ugira uruhare runini ku rugo rwe kugira ngo rutere imbere, rubeho neza, rubashe kugira aho rwigeza. Rero muri ibyo nta hantu wagera cyangwa se nta kintu mushobora kugeraho muhora mu ntonganya no kutumvikana no kutoroherana. Badamu, babyeyi beza, tugomba kujya twubaha, tukumvira cyangwa tugacira bugufi abo twashakanye. Birafasha kandi biri mu bintu byatuma tugira aho tugera kandi tukabaho neza. Nta muntu wemera kujya gukora umuryango atifuza kugira urugo rwiza. Rero niba ushaka kugira urugo rwiza, ushaka ko urugo rwawe rugira iterambere, hari ibintu uba ugomba kwitaho, hari inshingano dufite ziba zitureba nk'ababyeyi cyangwa se nk'abadamu. Uri kumva, ntabwo umutware azabyuka ngo ajye gushakisha ibibeshaho umuryango, ngo nawe usigaye mu rugo usigare wanegetse, nta kintu ushobora gukora, abana uterera iyo, ibyo mwagezeho mufite ntubashe kubyitaho. Ntago ari byo. Nibyo rero navugaga, natangiye mvuga ko kugira ngo urugo rugire aho rugera, natwe hari uruhare rwacu. Yego, nibyo wumvise neza, uruhare rwacu. Hari igihe navuga gutyo ukavuga ati se ubu niba ko nta kazi mfite, ubwo ngewe urugo rwanjye nagira icyo ndusayidira gute kandi ntacyo mfite cyo gukora? Aho rero hari ibintu byinshi wakora. Guteza urugo rwawe imbere ntabwo ari uko ufite bizinesi zikaze cyangwa iki, no kumanaginga neza bikeya mufite, cyangwa se n'iyo byaba ari na byinshi mufite, nabyo biri mu byo wakora kugira ngo urugo rwawe cyangwa se umuryango wawe utere imbere. Ati gute? Hari ukuntu akenshi wenda tuba dufite n'abakozi badufasha mu ngo, ugasanga waterera iyo, niba umuhereje isabune yo gufurisha
warangara mu kanya bakemera mu mazi, utabikurikirana ugasanga fura arambika mu mazi igashira ikagira gute, ugasanga niba wakagombye gukoresha isabune ebyiri cyangwa se isabune zingahe mu cyumweru zikubye nka gatatu bitewe n'uko utabikurikirana, aho ngaho nawe uri guhombya rwa rugo rwawe. Rero buriya hari byinshi twakora kugira ngo imiryango yacu igende neza, ariko reka ngaruke no kuri ka kantu ko kubahana ku bashakanye. Uyu munsi nakoze kuri kote y'abadamu, ariko ubutaha dushobora no kuzakora no kuri kote y'abapapa, nabo ibintu bagomba gukora cyangwa se kubahiriza bibareba. Uyu munsi turareba uruhare rwacu nk'abadamu. Niba rero umugore na Bibiliya ivuga ko tugomba kugandukira abatware bacu, ntabwo ari ukuvuga ngo umugabo wawe azava mu kazi asange warakaye mazuru wayagejeje hirya, kandi mu by'ukuri mutigeze munavugana. Mu rugo ni ahantu heza ho kuruhukira. Umuntu niba yiriwe mu kazi yiranwe stress ze yagize gute, atashye avuga ati reka ngere mu rugo nduhuke, akugezeho ati madamu nkeneye amazi yo gukaraba, tugenda uyiterura si nkurusha imbaraga. Akugezeho ati nkeneye silipa nkuremo inkweto, ababa biriwe mu nkweto zifunze bagize gute, akeneye kuruhuka ibirenge, utumye umukozi. Nkeneye ibyo kurya ndashonje ngize gute, urifashe utumye umukozi, niwe uteguye ameza, niwe ugize gute. Kandi byarangira ejo ugasanga ibibazo byavutse, niba uwo mukozi se wamugana ari we umenya ayo masogisi akayafura, agategura inkweto akagira gute, niwe uteka, niwe utegura ameza, niwe ujya kugusasira mu cyumba, niwe ujya gukoropayo, niwe ujya kugira gute. Ubundi ni hehe ejo urwo rugo atazarwegukana cyangwa se ngo birangire utashye? Ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Tugomba gukora ibishoboka byose tugaca bugufi tukubaha. Buriya na biriya bintu hari ukuntu bajya bavuga, ugasanga uri nk'umudamu, bagenzi bawe bya bigare tugira tugenana nabyo, bagenzi bawe bakaba barakubwira ati uriya mugabo wawe w'umunyamahane ugize gute, uzaze nkwereke ikintu cyatuma aca bugufi. Baragushutse ati tugende uzane imiti umuhe, ntakajya agutonganya, ntakakubwire nabi, ntakagire gute, ajya aceceka. Uri kumva? Bamaze kugushukura agiye wahiye bya byatsi. Kandi akenshi abantu tugendana hari n'igihe haba harimo abanyeshyari n'abagira gute, hari igihe wagenda n'ibyo biti bakabihukaza ukabiha umuntu akaba arapfuye. Kandi mu by'ukuri njyewe nigeze kuganira n'umuntu mukuru arambwira ati ikintu kibaho niba ugiye kubaka unashaka kubaka, ikintu cya mbere uzakora uzite ku mutware wawe, umucire bugufi, umwumve, umwubahe. Ati ikintu cyitwa kubaha nicyo cyonyine kizakubakira urugo, niyo nzaratsi ibaho ikora, ibindi byose ni ibinyoma. Iyo urebye nabi baguha n'ibyica umugabo wawe. Tuzakora icyo kintu. Babyeyi beza, inzaratsi ibaho, nanjye nagutangira ubuhamya nakubwira, ni ukubaha, ukubaha umutware wawe, ukubaha uwo mwashakanye, ukamucira bugufi. Abagabo cyangwa se abatware, impamvu bitwa n'abatware nyine ni abatware. Impamvu rero ari umugabo nawe ukaba umugore, iyo mpamvu yatumye witwa umugore wakitwa umugabo, niyo mpamvu igomba gutuma umwubaha. Abagabo aho bava bakagera baremye mu cyubahiro kandi bakunda icyubahiro. Utamurebye ngo uvuge ngo ngiye se ngo uyu mugabo wanjye ngo udafite uko ameze kose, aba afite abadafite, yitwa umugabo. Uko bimeze uko ariko kose aba agombwa icyubahiro cye. Uzabigerageze. Hari ukuntu mu rugo murabizi ntiyabura udukimbirane n'uduki, nugira ubwenge mu munsi mu gihe kimwe habayeho izo ntonganya, ukagerageza aka kantu ngiye kukubwira, uzasiga muri komenti uzambwira niba karagukoreye. Abantu benshi ntabwo tujya tugira impano yo gusaba imbabazi. Turi kumwe, turi kumvikana. Abantu benshi kuvuga ijambo mbabarira byababereye ibibazo.
ariko nabyo biri mu bintu bikora kandi byubaka ingo. Mu gihe rero warakaranyije n'umuntu, ni n'igihe waba uri mu makosa ku giti cyawe cyangwa se utanayarimo. Hari igihe intonganya ziba gutyo bikagera gute, kandi iteka hari n'igihe umuntu aba atabona n'ikosa yakoze, ukaba ubona utari mu ikosa wowe. Uzihangane uvuga ati wenda niba ari no kumbeshyera atari nanjye, cyangwa se unabona ko ari buri mu ikosa, uvuga ati mugabo mwiza rwose mbabarira, nahubutse, navuze nabi cyangwa se nitwaye bitari ngombwa, nciye bugufi, mbabarira, ntabwo bizongera. Icyo kintu nikitagukorera uzamenye yuko mbeshya, kubera yuko ntago waba wagize ubutwari bwo gusaba umuntu imbabazi ngo uwo muntu abure ubukubabarira cyangwa ngo intambara zikomeze. N'iyo intambara zakomeza bikagenda gute, sinzi umuntu mubana uko ateye, ariko nawe aho yagera hirya akicara agatekereza avuga ati se wa muntu uko yansabye imbabazi, ubundi ndaguma kubigira ibibazo ngo bigende gute? Akigarura bitewe n'uko nawe wagize gute, wagize intambwe ya mbere yo gusaba imbabazi nk'umudamu. Byerekana ko guca bugufi, kubaha no kumvira. Ikindi kintu rero badamu beza, abagore beza, nababwiye ko ari byinshi, wenda namwe mufite n'ibyo mundusha muzajya munsangiza, ariko ibyo nanjye ngenda mbona, ibyo nzi nzajya mbasangiza. Yego, ikindi kintu gishobora kugukorera, ujye umenya guha keya umutware wawe. Niba ufite umugabo, niba avuye mu kazi, why not utazana silipa ngo umukuriremo inkweto, umuhe silipa? Ako ntabwo ari akantu uba ukoze n'umuntu akabona yuko nibuze wamutekerejeho, cyangwa ukaba wahaye n'agaciro imvune yagize. Rega baravunika uko byagenda kose, yagenda agakora akabura icyo acyura, yagenda akagira gute, ariko abagabo bakoresha imbaraga kandi baradukunda, bakunda imiryango yabo. So niba uri umugore, sinzi dushe yawe ufite, niba ari aho bakanda amazi akizana, ubwo bivuze ko udakeneye guterura ibase y'amazi ngo ujyaneyo, ariko ukeneye kujyana yisume, ukeneye kujyana izo silipa, ukeneye guhita umurebera icyo arahita yambara. Ubwo ndi kuvuga mu gihe avuye mu kazi, mugomba kumuha izo keya, ukamuha karibu ku meza. Niba ari ibiryo, niba wabonetse ugateka, ni byiza, ariko cyane cyane buriya ubundi ni na ngombwa, ni na byiza ko utegurira ifunguro umutware wawe, cyangwa se ukabanza ukanaricekinga mu gihe wenda wagize na gahunda zituma uba udahari. Hari igihe ushobora kugenda ugasanga bateguye ameza, ugaterura ukaza ugatereka, ntiwumvishe niba harimo umunyu, ntiwumvishe niba byashiriye, ntiwumvishe niba byagaze, ugasanga ukubise ku isahane, usebye wamaze kwarura. Kandi ari akantu wagakoze, niba waniriwe muri gahunda nyinshi, uraje ugeze mu gikoni. Nyine abamama niko bimeze, izo ni inshingano zacu. Gahunda wagize ubwo zigomba kugabanuka, ariko ukabona n'akanya gatoya cyangwa se kanini ko kugira gute, ko kwita kuri bya bintu bikureba byawe nyine. Niba rero unageze mu rugo wihuta, ugeze gute, wagasimbutse ukareba niba aho bagejeje bateka, ushobora gusanga hari n'ibyo babitse nabi byagaze, ukaba wanakwiyaranja ugahita utegura irindi funguro, ariko ntuze kuburaza umuntu wiriwe agenda. Saa sita hari ubwo bafata lunch, cyangwa niba anayifatiye akabura uwo mwanya, akaza akagerekaho no kuburara rero ku biryo byashiriye, ku biryo byagaze, ku biryo byagize gute. Ntabwo ari byiza. Ako nako kari mu tuntu tugomba gukora. Iyo keya byanze bikunze bigomba kuboneka, umuntu ukamwarura ukamushyira ku isahane, umuntu ugafata ifoke mugasangira, byaba ngombwa ukanamutamika, ariko mujye mutanga keya, muhe keya abagabo banyu, nabyo ni ibintu byiza. Gusangira k'umuryango byongera urukundo. Niba uri umugore n'umugabo, kubera iki umwe afata isahane undi agafatiye, biriya bintu ni ibiki? Ntabwo biriya bintu ari byiza. Fata isahane usangire n'umuntu wawe, muganire, wumve uko yiriwe mu kazi, bitewe hari igihe n'umuntu aza atari muri modu nziza, bitewe n'ibyo ahuye nabyo mu kazi na stress n'ibiki. Wowe rero uri mu rugo, ni wowe ufite uruhare runini rwo kugira ngo umumaremo iyo stress ku tuntu duto, cyangwa se wakwitwa tunini, cyangwa se uko wabifata kose, ariko utuntu
bidasabye n'umwanya munini, ariko utwo tuntu nitwo tugenda dufasha umuntu tukamukuramo ya stress iki. Niba rero umuntu ashobora kuba atashye, nabwo hari ukuntu wenda amasaha ashobora no gahunda ze zikaba nke akabona ahageze kare, wiriwe mu rugo watinze guteka ahageze kare. Abagabo benshi banga gutegereza ibyo kurya no kwicara umwanya munini ngo ntimurateka ntimuragira gutara, ukuntu ushobora kwiyaranja, niba ari n'izo njugu ukazishyira hafi aho, niba ari n'uwo muneke akaba awufashe utwubashije kubona. Abagabo ni nk'abana, uranamujaburira, niba utetse izo nyama ntuze kurindira yuko ngo ujya gukaranga, n'ako gasosi ukakamuha bigitogosheje akaba afataho gake gake amasaha akigira, ariko ntaze kurambirwa ngo abe bode yicwe n'inzara kandi yageze mu rugo. Nizere yuko nyine ako kantu nako muri bukiteho, abatajyaga bagakora mugerageze kubaka urugo rwiza n'ijuru rito, kandi ijuru ritoya bisaba yuko hari utuntu uhora ukora ugira gute, uhindura ugira gute, mubonera umwanya abo mwashakanye. So ikindi kintu rero nshaka kubabwira nanone, babyeyi beza ba mutima w'urugo, tujye tugira n'isuku. Hari ukuntu twicara mu rugo ukumva ko mu rugo niho hantu uzajya wambarira bya bipira bikwedutse ijosi, niho hantu uzajya wambarira ibipira byaturwanya malariya, niho hantu ho kwambarira ibishaje byose ngo ni mu rugo. Wayo mu rugo rwawe niho hantu heza ho kuba kandi ukaba uhishimiye, niho hantu ho kuba kandi ukaba uri gusa neza, ntabwo ariho hantu ibyo bipira bijyana mu gishanga no guhinga na hehe, ahantu nyine utajyana ikintu cyiza. Ese niba utekereza gusura mugenzi wawe ukagenda ukareba agakanzu keza akaba ariko wambara, kubera iki mu rugo rwawe udakaraba ngo ka gakanzu gafata ukambara uri mu rugo rwawe? Ubwo rero urifashe, umusatsi umwe uri iriya undi uri iriya, ufashe agafiro ukubisemo, ngo ni uko uri mu rugo ufashe cya gipira gikwedutse kigize gute nicyo ukubisemo, ngo ni uko uri mu rugo ufashe igitenge cyacitse imishumi by'imbibare n'ibyagize gute, nibyo kwambara mu rugo. Kandi mu by'ukuri wibuke ko wa mugabo wawe akubenguka agira gute mumenyana, wabaga uri simati, ntabwo mwajyaga musohoka ngo ugende usa nabi, ntabwo yajyaga aza no kukureba iwanyu ngo asange ujagaraye gutyo, wabaga wakarabye wisize usa neza. None aho ugereye muri rwa rugo niho utangiye kwigira gutyo. Icyo kintu ntabwo ari cyo, tugikosore. Niba uri mu rugo nicyo gihe cyo kugira ngo ukarabe, wambare, usokoze, niba ari imisatsi ubyuke ukuremo agafire, imisatsi uyizirike, ugire gute, ukarabe use neza uke. Umugore ni umutako w'urugo, ariko simvuze umutako ngo mwicare mumanike amaguru mu ntebe, hoya, ariko umugore ni ikintu cyiza cyo kuba ari mu rugo asa neza, ukiyitaho ukagira gute. Ubwo rero ibyo ni ibijyanye n'isuku, ntago wakwambara ngo wisige ugize gute wicare mu mbuga isa nabi, cyangwa se wicare mu nzu isa nabi. Isuku ni ngombwa mu buzima, uhereye cyane 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 mu gikoni cyawe, mu cyumba cyawe, muri salo, muri tuwarete. Aho hantu niho hantu umuntu niyo buriya ufite abashyitsi, byaba ari abahehe n'abahehe, ngo niho barebera urugo rurimo isuku aho hantu. Kandi nawe unyuze ku gikoni cy'umuntu ugasanga amasazi aratuma, ibikombe biri hariya, ibiki byose birajugunye, urwo rugo wumva utarunyweramo n'amazi pe. Sibye rero nawe uba muri urwo rugo. Ubwo rero ntabwo wajya mu rugo rw'umuntu ngo usange ibikombe biri hariya, ibiki byose, urwo rugo wumve warunywamo n'amazi. N'abagabo rero ni uko bameze, niba atahasanga ibikombe hariya, amasafuriya hariya, ibiryo by'abana hariya, amapamperisi mu nzira, ibiki byose, urwo rugo mwa babyeyi mwe mubyiteho, mujye mugira isuku. Nta muntu wifuza cyangwa se ukunda kuba mu myanda, nta mugabo ukunda umwanda ubaho. Isuku ya mbere niyo mu gikoni,
indi suku ni iyawe ubwawe ku mubiri, indi suku kwita ku bana bawe, indi suku niyo mu cyumba cyawe aho uruhukira n'umutware wawe, no muri salo aho umwakira cyangwa wakirira n'abashyitsi. Ubwo rero ibintu nari napanze kubabwiraho ni ibyo ngibyo, mwiyiteho, mugire isuku, mwubahe abatware banyu, kandi ingo zanyu muzubahishe aho muri hose. Rero ikiganiro cyanjye ni ikigaruka, ibyo tutavuze tuzabivuga ubutaha. Mwandike muri komenti ikintu mwumva nakurikizaho, ariko uri kumva ko mvuze nko ku ngingo 2 cyangwa 3, haracyari ibintu byinshi byo kubasangiza. Turacyari kumwe. Niba uri mushyashya wibuke ukore subscribe, niba ikiganiro wagikunze usharinge inshuti zawe, kandi mbasabye komenti, munsigiremo komenti, menye ibyo mukeneye, menye ibyo nzavugaho ubutaha. Ikiganiro ni icy'akagaruka. Ciao ciao.